Ndagusuje kandi nguhaye ikaze aho dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ahangaha kuri iyi channel. Muri aka kanya nkuzaniye inkuru y'umukobwa witwa Umulisa. Ni umukobwa akuriye mu buzima bugoye, yewe kuva yanagera ahangaha kuri iyi si yakunze guhura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Ubuzima bwo muri iyi si hari igihe bukunanira rimwe na rimwe ukajya uvuga yuko Imana yaba yarakwibagiwe. Uku niko byamugendekeye ubwo yari arimo asenga, yabajije Imana ati ariko Mana, ko nzi neza ko nta muntu wagukoreye ngo yikorere amaboko, kubera iki ibi byose bimbaho? Ese yaba ari njyewe wasimbuye Yobu? Uyu mukobwa Umulisa yahuye n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, harimo nko kuba atararezwe n'ababyeyi be kandi atari uko bapfuye, kuba yarahemukiwe n'inshuti ze magara, ndetse tutibagiwe n'ibigeragezo yaciyemo yajya kugisha inama abo bitwa ko basenganaga nabo bakamutera utwatsi. Ese koko bijya bibaho ko umuntu yageragezwa nabo basenganaga bakamusongaho kugira ngo babe bamufasha mu kibazo arimo? Ese ubundi koko nimba bibaho ibi bintu birakwiriye? Ese wisanze muri ibi bibazo ni gute wakitwara ugakomeza kubana n'Imana neza mu gihe utarasubizwa? Byose turabyumva muri iyi nkuru, uyikurikire witonze kuko irimo inyigisho nziza kandi nyinshi zagufasha gukomeza uru rugendo rujya mu ijuru. Gusa mbere yuko iyi nkuru tuyinjiramo neza, reka ngusabe niba wageze ahangaha kuri iyi channel ukande like kuri ino video kuko ni inkunga yawe ikomeye, kuko iyo umaze gukanda like kuri ino video uba uyihaye amahirwe yo kugenda ikagera ku bantu benshi cyane. Ikindi kandi murabizi yuko mbere yuko dutangira ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri iyi channel turabanza tukakira abantu bashyashya. Umuntu mushyashya rero ni umuntu uba utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe yikande nonanga kugira ngo buri kiganiro gitambutse ahangaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ngiye ngutegurira ibintu bitandukanye bikunda gutambuka ahangaha, yaba ibiganiro by'urukundo cyangwa se inkuru z'urukundo bitandukanye bica ahangaha. Nitwa Rukundo Damas. Dutangiranye n'umukobwa witwa Umulisa ubwo yarimo hata mama we ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko ubundi mama, ko namaze kumenya neza ko uyu nguyu atari papa wanjye ni uwuhe? Amakuru ye bimeze biti? Reba nk'ubu ngubu ku ishuri barutse kuntuma umubyeyi, nje mbikojeje uwo nita papa arambwira ngo nkubaze papa wanjye nyirizina ahantu aherereye aba ari we njyana. Wambabariye ukambwiza ukuri ikijya mbere umutima wanjye umaze kunanirwa. Uyu mumama yabuze ikintu asubiza uyu mwana, kubera ko uyu mumama yakundanye n'uno mugabo babana abizi neza yuko Umulisa yavutse. Ndabizi utangiye kwibaza tese kubera iki mama w'Umulisa atabanye n'uwo mugabo babyaranye Umulisa. Reka nze mbigusobanurire. Ubundi mama w'Umulisa yakundanye n'umusore. Uyu musore barakundana biratinda, bagirana n'ibihe byiza kubera ko bapangaga no kubana. Ariko mu gihe icyo kintu kitaragerwaho, umusore yaje gukora impanuka arapfa. Gusa mbere yuko akora impanuka hari hashize iminsi baryamanye, ari naho habayeho gusama iyi nda y'Umulisa. Umulisa yaje kuvuka ariko mu gihe kitari kinini cyane, kubera yuko mama we yageragezaga kwiyitaho yaje kubona undi musore umutereta. Mu kumutereta rero mama w'Umulisa yagerageje gusobanurira umugabo ubuzima yaciyemo n'ibyamubayeho ndetse n'ibyo uwo mwana arimo gusobanura byose arabyumva, ariko umugabo avuga ko byose azabyihanganira, amusaba yuko babana, yewe igihe kiranagera barabana. Umulisa rero bitewe n'uko yabyirutse ari kubona uwo mupapa ari we babana mu rugo, yari azi neza yuko ari we papa we, niyo mpamvu no ku ishuri bamutumaga umubyeyi yahitaga agenda akajya kureba papa we nyine babana. Gusa uko iminsi igenda ishira, uyu mugabo yakomeje kujya agenda ahinduka ndetse akagaragaza yuko adakunze uyu mwana, ku buryo na mama we yabibonaga. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, Umulisa ku ishuri yari afite abana b'inshuti ziwe ku buryo bamutozaga gusenga. Ubu buzima bwo gusenga yabubayemo igihe kinini cyane ko ari nabwo bwagiye bumufasha kugenda aca mu bigeragezo bigiye bitandukanye yagiye anyuramo, ntahungabane cyangwa ngo akomereke birenda. Gusa nyuma yuko abajije mama we papa we wa nyawe arinde akabura icyo amusubiza, ku mugoroba ubwo uwo mupapa yari avuye ku kazi atashye, mama w'Umulisa yaramuganirije. Gusa nta kindi yamubwiraga ko ari ukumubaza impamvu yihakana umwana kandi yaremeye yuko azaba papa we. Umugabo mwiza rero, ikintu gitumye gusaba ikiganiro,
umukobwa wacu Umulisa mu gitondo yanganirije, yewe ambwira na bimwe mu bintu byamubayeho cyangwa se mu bintu biri kumubabaza muri iyi minsi. Bintera kumva nakubaza impamvu waba utemera ko Umulisa ari umukobwa wawe ndetse ukanabimwereka. Birashoboka cyane ko yaba atari umukobwa wawe kandi nibyo koko nanjye ndabizi, ariko wari wemeye ko uzaba papa we. Ariko ikibazo gikomeye cyane ni uburyo ubimwerekamo. Ni ukubera iki mugabo mwiza ubiterwa n'iki? Umugabo mu kumusubiza yaramubwiye ati Umulisa ntabwo nigeze mukunda, nta nubwo nzamukunda, ntabwo ari umwana wanjye, ntabwo nzamwandika mu irangamuntu. Irangamuntu yanjye irimo abana 2 uzi dufitanye, uwa gatatu ntawe nzi. Mama w'Umulisa yarababaye cyane ndetse ararana agahinda gakomeye cyane. Mu gitondo cya kare bagiye kumva bumva umuntu arakomanze, kumbi ni Umulisa wari ukomanze ku cyumba cyabo kubera ko yarakeneye amafaranga yo kujya kugura ikaramu. Yagira ngo bamuhe amafaranga aze kubona ukuntu agura ikaramu aze kwiga nk'abandi bana. Yarakomanze, hanyuma mama we aramubwira ati urashaka iki? Aramubwira ati nkeneye ikaramu yo kujyana ku ishuri kuko iyindi yashiranye. Mama w'Umulisa yahise akomanga ku mugabo we kugira ngo abashe kumva, babashe kuba bamwaka amafaranga kuba bagurira umwana ikaramu. Mu by'ukuri ntabwo uwo mugabo yari asinziriye, ni nayo mpamvu yahise abasubiza mu ijwi rituje ababwira ati usibye no kuba nta karamu muhaye sinanamukeneye muri uru rugo. Umulisa akimara kumva ibyo uwo yita papa we yaravuze, yahise asubirayo azenga amarira mu maso ndetse n'agahinda kenshi cyane. Gusa mu gutera intambwe zigeze nko kuri 3 yahise ahura na murumuna we bavukana kuri mama witwa Bella. Yaramubajije ati Umulisa ubaye iki? Umulisa bitewe nuko atarakeneye yuko uwo mukobwa amenya amakuru, yahise yihanagura mu maso agize vuba, arangiza aramubwira ati nta kintu mbaye. Bella yanze kumubaza ibintu byinshi cyane, arakomeza arizere ko abona ko hari ikintu amuhishe. Yaraje arakomanga nawe ndetse baranamwumva baramwikiriza, ababwira yuko afite ikibazo cy'amakayi, nta makayi afite kandi ku ishuri bamutumye amakayi ndetse avuga n'umubare wayo. Muri ako kanya papa we yahise amuha amafaranga ahwanye n'umubare w'amakayi akeneye, nuko Bella arahindukira aragenda abwira Umulisa ati Umulisa tugende ku ishuri dore twakererewe. Umulisa arangije aramusubiza ati sha aka kanya ndi kubona bigoye cyane kubera yuko ikaramu yashiranye kandi nta karamu mfite. Bella yibajije impamvu atagiye kwaka ababyeyi ikaramu, ariko ntiyabyibazaho byinshi cyane. Icyo yakoze yaramubwiye ati reka tugende ndaguhereza kuko njye mfite amakaramu 2 ndaguha imwe nta kibazo. Umulisa yaremeye baragenda, ariko yagiye umutima utari hamwe, yiza adahari bitewe n'ibintu byamubayeho yarimo gutekerezaho muri ako kanya. Ubwo amasomo yararangiye abandi baratashye, ariko we yanyuze ku rusengero kugira ngo abwire Imana ibimugoye byose. Akimara kuhagera yarasenze abwira Imana ibintu byose yifuza ko yamukorera, ariko ibi byose n'ubundi yabonye bibaye ipfabusa. Ubwo yarageze mu rugo yarazi neza ko ibyo yabwiye Imana yabyumvise, atangira gukeka ko Imana yabitabyumvise, bitewe nuko akimara kugera mu rugo yabwiwe yuko agomba kuva muri urwo rugo akagenda akajya gushaka ahandi ho kuba. Ese araza kujya kuba hehe? Ko yarazi ko ahangaha ari wo muryango afite, ahandi aza kujya kuba ni hehe? Iyi nkuru ni ndende, reka ibindi tuze kubimenya mu kindi gice kiri buze kuza gukurikiraho. Gusa niba wageze ahangaha ugenzure neza niba bamaze gukanda like kuri ino video. Ikindi kandi niba uri mushyashya urebe neza niba bamaze gukanda subscribe kugira ngo buri kiganiro gitambutse ahangaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Bye, duhure mu kindi gice kizakurikiraho mu kanya.